Reka nongere ngusuhuze rero kandi nguhereze ikaze kuri The Anonymous 250 wowe ukomeje kudukurikirana uri hirya no hino mu mfuruka enye zose z'isi. Niba uri mu gihugu cyacu cyangwa se hanze yacyo, reka nongere kukwihanganisha wowe udukurikiye kandi ukaba waragezweho n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nk'abanyarwanda turi muri bya bihe tutorohewe aho twibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Biba bigoye ariko hari abagira imbaraga zo kugenda badusangiza ubuhamya ku nzira y'umusaraba baciyemo muri kiriya gihe. Ni nayo mpamvu rero kano kanya ngiye kukugezaho ubuhamya bw'uwitwa Murebwayire Josephine warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cy'igihe, ku myaka 6 gusa Murebwayire Josephine yatangiye inzira y'amateka asharira, gutotezwa n'ivangura kugeza muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Murebwayire Josephine ubu ngubu afite imyaka 65. Amateka mabi ye ahera mu 1960 ubwo ababyeyi be bahungaga ibitero by'ubwicanyi, gusahura imitungo no gusenyera abatutsi hirya no hino mu gihugu. Ababyeyi be bahungiye Nyamata mu Bugesera ariko baza gusigara kwa sekuru mu karere ka Kamonyi. Nyuma y'imyaka 2 harabasanga ngo babane. Gusa Murebwayire Josephine ntiyaje kubana n'ababyeyi be igihe kinini kubera yuko mu 1963 abatutsi bo mu Bugesera bongeye kugabwaho ibitero. Umuryango we uhungira i Burundi ariko ntiyabasha kujyana nawo kubera ko batatanyijwe n'ababahigaga. Kimwe n'abandi bari kumwe, buri wese yasabwe kwegera umuryango we. Murebwayire Josephine abura uwo yegera, asigara mu kibuga ahagaze wenyine. Yasabwe guhitamo umujyana muri abo babahigaga, ahitamo umugabo wari munini cyane kandi wari ufite imbunda. Uyu yari umugabo udasa n'abandi, yewe bigaragara ko yasaga nabi cyane. Murebwayire Josephine yagize amahitamo yo guhitamo uno mugabo kubera ko yumvaga ko ari uburyo bwo kwirengera cyangwa se kwikingira. Naramuka yahisemo uno mugabo nta kintu ari bumutware. Mu mutima we yumvaga ko nadahitamo uno mugabo munini kandi usa nabi, udasa n'abandi, uno mugabo ashobora kuri buze kwica Murebwayire Josephine. Uyu mugabo yaramutwaye, aramurera, amusubiza mu ishuri, ariko no mugabo yaje gushaka umugore ntiyishimira Murebwayire Josephine, atangira kumwita umwana w'inyenzi, aramutoteza cyane. Uyu muryango waje kuva i Kigali ujya kuba i Gitarama aho umugabo n'umugore bavukaga. Bajyana na Murebwayire ku ishuri no mu rugo. Murebwayire yari yaragizwe ikirango cy'inyenzi. Mu kiganiro Murebwayire Josephine yagiranye n'Igihe, Murebwayire yavuze ko icyo gihe bashyizwe mu ishuri ariko batotezwa, ari nako bakomeza kugenda babwirwa amagambo mabi cyane. Mbese ko berekana urwibutso rwa Gisozi iyo abashyitsi baje, yavuze ko ari nako berekanaga Murebwayire iyo hazaga umushyitsi. Iyo hazaga umushyitsi baravugaga ati kakana k'inyenzi karihe mu ishuri. Mbese umushyitsi wese wazaga akana k'inyenzi baragahamagaraga kakaza bakareba uko inyenzi ziba zimeze. Murebwayire yageze igihe cyo gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza, yahatiwe kuzuza ifishi ngo ashyireho umuhutukazi, ariko harabyanga kuko ababyeyi be bari barahunze kubera ari abatutsi. Bamubwiraga ko natsindwa ikizamini ari akazi ke, kubw'amahirwe aratsinda ariko abuzwa kujya kwiga. Ngira ngo ibingibi murabizi ko umubare munini w'abana b'abatutsi kiriya gihe abenshi baratsindaga kandi bari bafite n'ubwenge, ariko umubare munini ntiwaje kwemererwa gukomeza amashuri. Muri urwo rugo yaje kuhavanwa n'umuturanyi ajya kwiga Remera Rukoma, ariko yagiye adasezeye aba bamureraga. Kwiga kwa Murebwayire rero ntibyaje kwishimirwa na wa mugore wari waramubujije kujya mu ishuri, dore ko yaje no kugerageza kumusanga muri kiriya kigo yigagamo akamuteranya. Angaha yari yitwaje turufu rivuga yuko Murebwayire Josephine yari atwite, ariko ubuyobozi bw'ikigo ntago bwaje kubyitaho. Mu mwaka w'1973 abatutsi bigaga kuri iryo shuri baratotejwe, bigeraho bakora urutonde rw'abatutsi bagomba kwicwa. Umwe mu bahutukazi yaje kumuburira, baratoroka. Mu gihe baje kubashaka barababura. Murebwayire yakomeje gutotezwa, aza kwigira inama yo gutoroka, acika umuryango wamuriraga, asanga se wabo i Kigali, bimuviramo gucikiriza amashuri. Mu mwaka w'1974 yashatse umugabo. Uyu mugabo yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, aza kwicanwa n'abana be 6. Mu mwaka w'1990 ubwo hatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu, Murebwayire Josephine yaje gufatwa mu byitso by'inkotanyi, ariko bari bamutwaye bageze imbere bahura n'umugabo we abari gwe bajyana. Bamutwaye bavuga ngo nazana imbunda yaraye yarashishiwe mu ijoro ryakeye. Ubuzima bwabaye bubi kuko bahawe akato ku buryo bagumye mu rugo rwabo nyine, bigira naho basinganaga nawe muri groupe charismatique Region Maria n'andi matsinda bamwishisha bavuga ngo
arabigisha iby'inyenzi. Bamwe muri bo bahinje amadini ngo badasengana nawe. Iyo yajyaga mu misa padiri witwaga Gakuba yaramuhagurutsaga akamubaza ngo umugabo wawe ubundi ari he, ese aracyafunze? Dore inyenzi uko zabaye. Uyu mupadiri ubu ngubu barafunze. Umugabo we yafunguwe nyuma y'amezi 3 ku mbabazi ko yari mu bakatiwe urwo gupfa. Akaba yari afite dosiye yanditseho ngo yarashishe imbunda ifite iminwe ine. Ubuzima bwo kwihishahisha bwahumiye ku murari ku itariki ya 7 Mata 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga. Abasirikari n'interahamwe zambaye imigozi na gerenadi zigasahura ari nako zishyuza inyenzi bahise bagenda gutwe ntitwica ababibari inyuma. Kimwe n'abaturanyi Murebwayire n'umugabo we bahungiye Ndera kuri parawasi, nyuma bahungira kuri seminari nto yabyegeranye, bahasanga abandi benshi mu mashuri n'ahandi. Yakomeje atangaza ko tariki ya 11 Mata 1994 mu gitondo cy'isambiri zishyira saa 3 nibwo bari bahageze. Bati muzana amafaranga yose mufite ndetse mwiyambure muduhe n'imyenda. Nari nkiri kumwe n'abana na se, ariko abana banjye bakuru na musaza wanjye bari basimbutse ipangu bariruka babatsinze hakurya y'iwacu. Basohoye abana banjye babiri b'abakobwa babajyana na se ngo bashaka kubasambanya. Abana barababwira ngo aho kugira ngo dupfe twanduye nimutwice. Bahise babareka baravuga ati mukanya turaza gukora icyo dushatse. Baradusohoye batugeza hanze mu kibuga dusaba kuryama twubitse imitwe hasi, ubundi baratemye bimara gahinda. Ibyo meruka nibyo ko barantemye bihagije. Yakomeje atangaza ko nta muntu n'umwe warokotse mu bari hagati ya 400 ndetse na 500 bari mu kibuga cy'Indera. Mu buhamya burebure bwatanzwe na Murebwayire Josephine ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cy'igihe, reka nkubwire by'iminsi 20 ari mu musarani. Yakomeje agira ati mu ijoro ryo ku ya 11 Mata 1994 imvura yaguye niyo yahimbuye Murebwayire Josephine wari watemwe cyane ku buryo amenyo yari yasohotse ndetse yatoboye n'umunwa. Murebwayire yakomeje agira ati maze guhaguruka interahamwe zaraje zisanga ndahagaze ndimo kunywa amazi mu muferege. Nadahaga n'intoki ngo nywa amazi yivanze n'amaraso. Umwe aza kumfata ngo nkubite umuhoro. Umwe aramubwira ati ese ubundi uriyanduriza iki? Uwo nguwo uri kubona ari buramuke? Mureke nidusange ejo agihumeka tuzamurangiza. Bahise bagenda. Yihishe mu ryuzi za nterahamwe zigarutse ziramushaka ziramubura. Murebwayire Josephine avuga ko ku rukerera yagiye muri ya mirambo akayigaragura areba ko abana be bakangutse nkawe. Yahavuye ajya kwihisha mu musarani wari wanduye cyane. Yibwiraga ko nibabona uko uwo musarani umeze batari buze kuwinjiramo. Yawinjiyemo ahagarara imbere y'urugi. Yakomeje agira ati ntacyo ndya, ntacyo kunywa, ntaho ndi. Iminsi igera kuri 5 yose irashira. Wa munsi wa 5 ubwo noneho yarageze ku munota wo gupfa, hahandi ataragifite umwuka wo guhumeka, haza umwana we wari warokotse muri iyo mirambo. Ko ntibari bamutemye ahubwo bari bamutuyeho imirambo. Noneho igihe kigeze arasohoka ava muri ya mirambo ati nguyu mwana wampaye kubaho kumwe n'Imana. Yari afite agacupa k'amazi, yambonye biramuyobera akavuga ko naramuka yampaye ndi buze gupfa. Akajya afata agapira agakozamo akagira gutya akantonyangiriza mu kanwa akama. Uyu mwana yarantunze. Tariki ya 1 Gicurasi nibwo inkotanyi zarokoye Murebwayire Josephine n'abandi bana bane bari bihishanye mu musarani. Yagize ati batugizeho hari abasirikari 3 badukuramo batujyana aho abandi bari. Numvaga nta buzima, birasa nkaho icyizere cy'ubuzima kuri ngiye numvaga cyari cyarangiye. Reka nanjye nsoriza ahangaha mbasaba kwihangana muri bino bihe bikomeye. Turi kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twibuke twiyubaka.